Greetings family, ndabasuhuje aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nongeye kubaha ikaze kuri Behind the World Show nk'uko bisanzwe. Ndabakirira mu bashyashya, nimba rwo rwa mbere ugeze ku murongo wacu, icyo nagusaba no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru. Ndabashimira cyane kuri support yanyu, ndabashimira mbikuye ku mutima, mbisubiremo. God bless you, God bless you, God bless you. Support yanyu iragaragara kubera yuko channel yacu iri kuzamuka cyane, iri kwihuta. Keep pushing, keep supporting, keep sharing, mukomeze sharing, muyigeze kure kubera ko this is my channel, this is your channel, this is home. Ahangaha niho tugomba kujya twigira abazana amastori meza, amastori abubaka, amastori mukuramo inyigisho zitandukanye nk'uko mubimbwira. Nongeye rero kuza uyu munsi nkuzaniye story nziza cyane, nkuzaniye inkuru nizera ko uri bukunde nta kabuza. Ndagushimira rero kuba uhisemo Behind the World Show muri aka kanya. Imana iguhe umugisha. Reka dutangire story yacu. Iyi nkuru yacu iteye ite? Iyi nkuru yacu ni inkuru y'abakobwa babiri. Umukobwa umwe yitwa Tife, undi yitwa Ayemi. Aba bakobwa uko ari babiri ni abavandimwe, ariko bakaba barabaga mu buzima butandukanye. Buri umwe wese yibazaga niba koko aba bakobwa ari abavandimwe mu nda. Tife, umukobwa mukuru, yari umukobwa wari waracikirije ishuri ariko ashyingirwa umugabo umurusha hafi imyaka 20. Murumuna we Ayemesi yari umwana w'umukobwa wize ndetse w'umuhanga, ukunda gukora cyane ndetse yakoraga mu kigo gikomeye cyane. Abana b'abakobwa uko ari babiri ntago bari abakobwa bari closed, ntago bari abakobwa bahuza. Tife yahoraga afite umushiya ndetse afite ishyari murumuna we Ayemesi. Nuko umunsi umwe ubwo Ayemesi yaraje mu rugo aje gusura ababyeyi, ahageze hasanze mukuru we Tife. Nuko uyu mwana w'umukobwa rero yahisemo kubasangiza inkuru nziza yarazanye. Angela ababwira ati ngiye gukora mariage, ngiye gushyingirwa. Ibi ngibi yabivuze aseka cyane, yishimye ndetse afite inseko y'ibyishimo. Ababyeyi bahise bishima cyane, baramuhobera, batangiye kumubwira ati felicitation. N'umunezero mwinshi cyane arababwira ati ndetse ndanatwite. Ako kanya kivuga iryo jambo, icyumba bari barimo cyose buri wese yaracecetse. Ibyishimo bari bafite byose byahise bigenda. Ayemesi yatangiye noneho kugira amayobera, tangira kwibaza ese no kubera iki ababyeyi bangiye babwiye ibintu bagahita baceceka. Papa we yarahagurutse, yarangije aramubwira ati ugomba kuzana uwo mugabo waguteye inda. Tife ahangaha yahise ahagurukana uburakari bwinshi cyane, arangije ati nari mbizi. Uyu mukobwa yari yarakaye cyane ndetse n'ijwi rye ririmo uburakari bwinshi. Tife arangije aramubwira ati wowe wangije ubwana bwanjye bwose. Aka kanya akivuga iryo jambo, ababyeyi bahise bikanga ndetse na murumuna we Ayemesi nawe arikanga, ayoberwa ibyo ari byo, yumva biramutunguye. Ahangaha buri umwe wese yabuze icyo yavuga. Nuko Ayemesi arangije aramubwira ati Tife, ni ukubera iki ushobora gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo? Ahangaha Ayemesi yamubajije yitonze, ubwo yari arimo agerageza guturisha mukuru we. Ababyeyi babo ahangaha byarabatunguye, bahise bagwa mu rujijo. Ntago biyumvishaga uburyo umuraba nk'uyu nguyu, urwango nk'uru nguru rushobora kuba ruri hagati y'abakobwa babo. Ariko Tife yari atarasoza. Nuko Tife arangije aramubwira ati kuva mu bwana bwanjye ninjye muntu bahoraga babwira nabi, batonganya, babwira amagambo atari meza, ariko dore wowe umeze neza, warize, urakora, none uranatwite. Arangije aramubwira ati wafashe buri kimwe cyose cyanjye uragitwara. Ayemesi yahise atangira kurira ahangaha, arangije aratambuka yegera mukuru we Tife. Arangije aramubwira ati Tife, nta na rimwe nigize ngerageza kukurwanya, nta na rimwe nigize nkwifuriza ikibi na kimwe mu buzima bwawe. Jewe naje ahangaha kugira ngo mbasangize amakuru meza nk'umuryango. Tife aho ngaho yahise ahindukira, arangije aratambuka arasohoka. Arangije arabasiga arigendera. Aho ngaho rero basigaye bacecetse bumiwe. Ayemesi yagumye mu rujijo, ntabwo yigize amenya impamvu mukuru we abashije kumubwira amagambo nk'aya ngaya. Yicaye aho ngaho n'urujijo rwinshi cyane. Ubwo mama we yageragezaga guhamagara mukuru we kuri telefone. Nuko ubwo mama we yamuhamagaraga
n'uburakari bwinshi yaramubwiye ati AMS agomba gukuramo iriya nda nimba ashaka amahoro muri uyu muryango. Tife ahangaha yabibwiye mama we ndetse ahita akupa telefone. Ahangaha AMS yagumye mu rujijo rwinshi yibaza se no kubera iki azanye amakuru yuko agiye gushyingirwa ndetse anatwite, bikaba bibaye nk'aho ari ikibazo kuri mukuru we. Nuko rero umuryango wahisemo kuba watumiza famiye yose kugira ngo baganire kuri iki kibazo cy'aba bana b'abakobwa, ariko ahangaha Tife yanze kwitabira inama y'umuryango ntiyahagaragara. AMS n'umutima mwiza ndetse n'urukundo yafashe umwanzuro wo kujya gusura mukuru we Tife mu rugo rwe. Yaragiye kugerageza ngo arebe nimba bashobora kuganira bakiyunga. Yarahageze arangije akomanga urugi inshuro zigera kuri 2, ariko Tife yanze kumukingurira. Nuko ahangaha Tife yabuze uko yabigenza. Noneho ubwo yarahagaze aho ngaho ku rugi atangira kuririmba indirimbo wa mukuru we yakundaga ngo arebe nimba ashobora kumwihanganisha cyangwa se arebe nimba ashobora gucururuka akamukingurira. Yarabizi neza yuko Tife yakundaga kujya muririmbira iyo ndirimbo. Ibi ngibi yabikoraga yizeye ko wenda Tife ari buhinduke mu mutima. Tife n'uburakari bwinshi cyane yahise asohoka mu nzu, arangije asuka indobo y'amazi kuri wa murumuna we AMS. Arangije aramubwira ati sinshaka kuzongera na rimwe kugaruka ahangaha. AMS yitegereje mukuru we Tife ubwo yarimo amusuka aya mazi. AMS yahise atota ako kanya, imyenda yose iratota. Abaturanyi barimo babarebera mu idirishya ibyo ngibyo byabayobeye nabo. Ubwo barimo bavuga bati ntabwo byumvikana, ni gute Tife ashobora gukubita murumuna we bigeze hariya. Tife kubwe yabonaga AMS ari ikimenyetso cya buri kimwe cyose yabuze mu buzima bwe. Mu maso y'uyu mukobwa Tife yarazi ko AMS yamutwaye buri kimwe cyose. Yizeraga neza ko ababyeyi be bakunda AMS kumurusha. Nuko kuri we rero yahisemo kwemera yuko Tife ari we wamutwaye buri kimwe cyose cyiza yari kubona mu buzima bwe. AMS yarababaye cyane ubwo yasubiraga mu rugo. AMS yakundaga mukuru we cyane, yifuzaga ko urukundo rwabo rwaba urukundo rw'abavandimwe. Yifuza ko bagombye gusangira ibi n'ibyiza nk'abavandimwe. Nuko rero ubwo AMS yasubiraga mu rugo yahise ajya kuganiriza fiancé we ngo amubwire ibyamubayeho. Nuko fiancé we arangije aramubwira ati witondere mukuru wawe umujye kure. Arangije aramubwira ati ni gute mukuru wawe ashobora gutekereza yuko wakwifuza yuko atabyara, ese no kubera yuko nta mwana afite. Ahangaha arimo abaza AMS aho yaramwicaye imbere ari kurira n'amarira menshi cyane. Ibyumweru byaratambutse, noneho ubukwe gutangira kwitegurwa. Nuko AMS rero yakomeje kugerageza ahamagara telefone akora ibishoboka byose ngo arebe nimba ashobora kuganira na mukuru we Tife, ariko Tife nta na rimwe yigize amwitaba. Yamwohereje message nyinshi cyane zitandukanye, ariko Tife ntabwo yigize amusubiza. AMS yahisemo noneho kwandika urwandiko ndetse anamutumira kugira ngo arumwoherereze. Ahangaha AMS rero yarayifashe arangije ayijyana ku rugo rwa mukuru we, yizera ko byanze bikunze mukuru we wenda azaza mu bukwe bwe. Ubu bukwe bwagombaga kuba nyuma y'ibyumweru 2, ariko Tife byose yarabyirengagije. Nuko AMS rero yafashe rwa rwandiko arangije arucisha munsi y'urugi. Yaramwandikiye arangije amusaba imbabazi, aramubwira ati umbabarire kuri buri kimwe cyose, nimba hari ahantu nakubaniye nabi, nimba hari ahantu nakubabaje umbabarire, ariko umuvandimwe wanjye icyo nifuza nuko wazaza tugasangira ibyishimo nk'abavandimwe. Nuko akirushyiramo AMS arangije ahagarara akanya gatoya inyuma y'urugi agira ngo arebe niba byibuze Tife hari ikintu ashobora gukora nka geste, ariko nta kintu na kimwe cyabaye muri ako kanya. Nuko AMS rero yahisemo kuva aho ngaho aragenda. Ubwo rero yarageze mu rugo yizeye neza yuko wenda ibintu bizahinduka, mukuru we agacururuka. Nuko umunsi w'ubukwe rero warageze. Ahangaha AMS yasaga neza cyane yambaye ikanzu. Uyu mwana w'umukobwa AMS yarishimye cyane mu maso, yari yirengagije ububabare yari afite yatewe na mukuru we, ariko umurebye ahangaha wabonaga yishimye cyane. Ahangaha AMS ubwo yari hano mu rusengero yizeraga ko wenda ari bujye kubona akabona wa mukuru we Tife arinjiye aje mu bukwe bwe, ariko nk'uko yari yabiketse ntabwo Tife yigize ahangaha mu bukwe bwe, ahubwo Tife yari yicaye muri sari we arimo areba televiziyo.
ahangaha arimo yirebera televiziyo, ubwo murumuna we yari ari mu bukwe yashyingiwe, ntabwo yumvaga ashobora kugira imbaraga zo kujya mu bukwe bwa murumuna we. Noneho kuba yaramenye yuko murumuna we atwite, ahangaha Tiffy byaramubabazaga cyane. Uyu mukobwa Tiffy yari yaciye mu bibazo bikomeye cyane, aho yari yarashatse, haba baramuwe, haba ndetse na nyirabukwe bamufataga nabi cyane. Akimara kurongorwa, uyu mugore bamukoreshaga nk'umukozi wo mu rugo. Ahangaha nyirabukwe yahoraga amubwira amagambo mabi cyane, amubwira ati ni gute wahisemo kuba ikintu cy'icyo ntazi nk'icyuri? Ese ni gute wahisemo gukingiranwa n'umuhungu wanjye ubizi neza kutabyara? Ntabwo ibyo bintu nzabyemera, sinzemera yuko uzaguma muri uru rugo. Ahangaha muri uru rugo iyo habaga hari nk'ibirori batumiye famiye zabo, Tiffy ahangaha yabaga ari gukora nk'umukozi wo mu rugo, arimo gusavinga abantu, ari guteka. Yasigaraga aho ngaho mu bikoni arimo ateka, aho umugabo we ndetse na famiye ye bari kwishima, bari kurya, bari kunywa, bari gucelebratinga. Nuko rimwe ubwo hari ibirori, mushiki w'umugabo we yamubwira amagambo mabi cyane, arangije aramubwira ati ariko ubundi ubona udafite ikibazo umuntu utabasha gutwita, ngewe nkugiriye inama ushatse wazajya mu bapfumu. Ibyo ngibyo yabimubwiye abivuga cyane ndetse ari no kumuseka. Nuko ahangaha Tiffy yarababaye, agahinda karamwica, atangira kurira. Nuko nyuma yabwo ndetse n'umugabo we yatangiye noneho nawe kumwanga, uko umuryango w'uyu mugabo wafataga nabi uno mugore we Tiffy, nawe yatangiye noneho kuwufasha, nawe atangira kujya yirengagiza umugore we yashatse. Nuko igitondo kimwe Tiffy yakiriye ubutumwa buvuye kuri sister we. Ubu butumwa bwamubwiraga yuko murumuna we ari ku bitaro, yagiye kwibaruka. Nuko AMS ahangaha yifuzaga yuko mukuru we byibuze yaba ari hafi ye igihe agiye kubyara. Nuko arangije afata message arayisoma, ndetse yarangiraga ivuga iti mukuru wanjye ndagukunda cyane, nifuza yuko nabyara umwana wa mbere uri kumwe nanjye. Tiffy yahise yicara aho ngaho yitegereza iyo message, ntabwo yumvishaga uburyo murumuna we agiye kugira umwana mbere yuko amugira. Nuko yahise yambara, arangije afata imodoka arirukanka ajya ku bitaro. Ahangaha yahisemo kujya ku bitaro kugira ngo ajye kumwihaniza, amubwire yuko atamushaka, adashaka kongera kuvugana nawe mu buzima bwe. Ahangaha kuva aho yari atuye kugera ku bitaro byari gufata nk'isaha yose kugira ngo ahagere. Nuko ubwo Tiffy yageraga ku bitaro, yahuye na mama we ndetse na muramu we bari kurira. Murumuna we AMS yari yitabye Imana, asize akana ke gatoya kagahinja ndetse n'umugabo we. Aka kanya Tiffy ubwo bwahise bumwica, ubwo yitegerezaga mama we ari kurira cyane ndetse na muramu we yicaye ku gitanda arimo arira cyane. Aha Tiffy agahinda kahise kamwica, noneho wa mujinya yaraje afite urashira, aho gusimburwa n'agahinda atangira kurira. Arangije aravuga ati no, ntago bishoboka, ntago byakagombye kubaho. Yahagaze aho ngaho ari gutitira cyane. None arangije yegera mama we. Mama arangije aramubwira ati Tiffy yagukundaga cyane, ndetse no mu bihe bye bya nyuma yararimo guhamagara. Mama we yamubwiye amagambo n'amarira menshi cyane mu maso. Tiffy nawe yahise yumva yishinje, yumva agahinda karamwishe. Mama we arangije aramubwira ati yifuzaga yuko ari wowe uri buhe umwana w'izina Tiffy. Mama we arangije arakomeza aramubwira ati yavuze ngo yifuzaga yuko yakwereka uburyo agukunda cyane. Nuko uyu mukobwa Tiffy yari yaramaze igihe kinini cyane atekereza yuko murumuna we AMS yamutwaye buri kimwe cyose. Ntabwo yigize abasha kubona urukundo murumuna we yaramufitiye kubera ibyo bintu yari afite mu mutwe we. Ariko ubu ngubu yarahagaze ahangaha arimo yicuza, avuga ati iyo nza kwitwara neza, iyo nza kwereka urukundo murumuna wanjye. Ariko ahangaha byari byarangiye, ahangaha nta mahirwe yaragifite, murumuna we yari yitahiye. Nuko Tiffy arangije yinjira mu cyumba aho murumuna we yararyamye. Isura ya murumuna we ubwo yararyamye kuri aka gatanda yagaragaraga nkaho yasinziriye. Ku ruhande aho ngaho hari haryamye ka kana ke yabyaye.
uko Tife yegeraga kano kana gatoya intoki ze ziri gutitira cyane, nuko Tife arangije yitegereza kano kana. Izina bari bahaye kano kana bari bakise Tife Oruwa, bari bakamwitiriye. Ahangaha umutima we wahise ushenjagurika ubwo yatekerezaga uburyo yitwaye kuri muna we. Arangije ati umbabarire. Ibi ngibi yabivuze ijwi rye rititira cyane. Yaba ati ntabwo nigeze mbibona, sinigeze niyumvisha uburyo wankundaga, natumye ibitekerezo byanjye bingira impumyi, none dore wagiye. Tife ahangaha yararize cyane, agahinda karamwica. Ubwo umunasi ahangaha rero yahitaga amubwira ati ihangane dusohoke, amusohora aho ngaho mu cyumba. Aho ngaho inyuma y'urugi hari hahagaze mama we. Mama we yarimo yitegereza buri kimwe cyose uko umukobwa wa Tife ari kwitwara. Ntabwo yari yarigeze na rimwe abona Tife afite umutima umenetse nk'uko yamubonaga ubu ngubu. Nuko mama we arangije aramwegera, arangije aramubwira ati mwana wanjye umbabarire kuri buri kimwe cyose naba naragukoreye. Ahangaha Tife buri umwe wese yamubonaga nk'umugore w'ikigwari, umugore w'umutima mubi, umugore wishwe n'ishyari. Ariko ntibamenye yuko ibyo byose yari amateka, hari inkuru yishe inyuma yabyo. Byari byaratangiye mu myaka yahise ubwo Tife yari yarakundanye n'umusore witwa Obiora. Uyu musore yari umusore mwiza cyane, uyu musore yari umusore ukunda gukora, ndetse umusore ufite ahazaza. Aba bose uko ari babiri barakundanaga by'ukuri, ndetse bari barizezanyije ko bazafashanya muri buri kimwe cyose. Bizeraga yuko bashobora kubaka ubuzima bwabo bose uko ari bombi ari babiri. Nuko igihe kimwe ubwo Tife yaje gusanga atwite, yahise yumva yishimye, yahise atekereza yuko Obiora azamushyingirwa, noneho bagatangira ubuzima bwabo bose uko ari babiri bari kumwe. Ariko ubwo Tife yabwiraga ababyeyi be ko atwite, buri kimwe cyose aho ngaho cyahise gihinduka. Ntabwo ushobora gusebya umuryango bigeze aha ngaha Tife. Uwo ni papa we wari kumubwira gutyo. Mama we aho ngaho yari ari kurira cyane, nuko bahise bahatiriza Tife gukuramo inda. Obiora yamenye amakuru yuko ababyeyi bashaka gukuramo iyo nda, nuko arangije ashakisha uburyo bashobora kuba bakora mariage byihuse. Ariko ababyeyi ba Tife barabyanga ngo bitewe n'aho yaturukaga. Barangije bavuga ati ntabwo twatuma umukobwa wacu ashyingirwa n'umuhungu uturuka hari ahantu. Ibyo ni papa we wabivuze, ndetse abwira Obiora ati sinifuza kongera kukubona hano muri uru rugo. Nuko Obiora ahangaha agahinda karamwishe. Ahangaha Tife yari arimo yitegereza buri kimwe cyose uburyo bari kubwira nabi fiance we mu maso ye. Nuko Tife ahangaha yahise atangira guplaninga kwijyanira na Obiora atanasezeye ababyeyi be. Ariko wa murumuna we Ayimesi wahoraga amugira inama, aramubwira ati ibyo bintu uri gutekereza ntabwo ari byo. Yibwira yuko arimo abuza mukuru we kuba yakora ibintu bitari byiza. Icyo gihe iryo joro Tife yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Papa we amagambo mabi yari yamubwiye, ndetse na mama we amagambo ateye ubwoba yari arimo amubwira. Bamubwira bati usebye umuryango wacu. Ibyo ngibyo mama we yabimubwiye ahita amukingirana mu cyumba. Obiora yahise ava muri uwo mujyi, ndetse Tife ntabwo yongeye kumubona. Nuko mama we rero yahise amufata aramuhatiriza aramutwara ajya kumukuzamo inda. Ibi ngibi uyu mubyeyi yabikoze atitaye ku ngaruka bizagira ku mwana we. Nuko ahangaha rero Tife yahise ava mu ishuri. Nuko ubwo ababyeyi be rero babonaga yuko Tife bimunaniye kwiga, bahise bamufata bamuhuza n'umugabo w'umukire. Uyu mugabo yari afite imyaka 20 yarushaga uyu mwana w'umukobwa Tife. Nuko ababyeyi be rero batangira kumwemeza uburyo agomba gushyingiranwa n'uyu mugabo. Ibi ngibi babikoze bakeka yuko uyu mukobwa wabo nashyingirwa uno mugabo bizabakura mu bukene, uno mugabo azabaha amafaranga. Nyuma aho ngaho rero Tife yaje kubyemera, ndetse ubukwe buraba. Cyagiye ubwo mama we yamujyanaga gukuramo inda, bayikuyemo nabi. Uwo mugabo yatangiye kujya amufata nabi, ndetse n'umuryango w'umugabo we batangira kumufata nabi nk'icyo ntazi. Tife ahangaha yatangiye guhangana n'ingaruka zayo hashize, ndetse ahangana n'ibibazo
yari arimo muri iki gihe. buri uko murumuna we AMS yasekaga yahitaga yibuka yuko nawe yakagombye kuba ari guseka. Urukundo, ibyishimo, uburenganzira bwo kugira amahitamo. Ahangaha Tiffy yabonaga AMS nk'umwana w'izahabu. Ibi ngibi rero mu maso ya Tiffy yumvaga ari akarengane, yumvaga baratonesheje murumuna we, kuko bari baranze yuko abasha kwishakira umuhungu yikundiraga bakamushyingira iki gisaza. None murumuna we akaba yaratwise bakabyemera yuko ashyingirwa. Ibi ngibi yabibonaga nk'aho bamwangaga kuva kera. Ibi ngibi rero ubwo yabonaga murumuna we ameze neza, ubuzima bumeze neza, yarashyingiwe ndetse atwite, byamwibutsaga buri kimwe cyose yabuze. Ariko ahangaha ubwo yarahagaze ngaha mu bitaro ari kubona murumuna we aryamye aho ngaho yapfuye. Ahangaha Tiffy yagerageje kumva yuko uburakari yari afite atari byiza ko yabugumana. Yahisemo kubireka byose bikagenda, amenya yuko amakosa yamaze gukorwa byarangiye. Arangije aricara yigira umugabo wa AMS aramubwira ati mbabarira. Aramubwira ati umbabarire kuko kuba narafashe nabi umugore wawe. Nuko baricaye amubwira buri kimwe cyose ko cyagenze nuko byatangiye. Uyu mwana w'umukobwa nga yatangiye kurira cyane. Ahangaha yasabye imbabazi kuri buri kimwe cyose. Nuko umugabo wa AMS aramwumva. Nuko arangije aramubwira ati Tiffy humura nakubabariye. AMS yaragukundaga cyane ndetse yifuzaga yuko wagira amahoro. Tiffy atangira kurira cyane. Kakana murumuna we yabyaye kitwa Tiffy Onwa yafashe umwanzuro ko agomba kukitaho. Muri ako kanya ubwo yarateruye aka kana mu ntoki ze, yahise atangira kwiyumva uburyo atigeze yumva na rimwe mu buzima bwe. Yahise yumva mu rukundo. Ariko nubwo ibyo ngibyo byari kubaho ngaho, ubuzima bwari bukigerageza uno mukobwa Tiffy. Wa mugabo we wari waramushatse yari yashyingiwe undi mukobwa, yari yashyingiwe umukobwa ukiri mutoya wari wahisemo n'umuryango we. Nuko umugoroba umwe rero Tiffy yagiye mu rugo agiye gufata ibye ngo ave muri urwo rugo. Akihagera umugabo aramubwira ati ntabwo ugomba kwinjiramo hano, ntukemerewe na rimwe kuba waba hano muri uru rugo. Tiffy arebye ku ruhande ahita abona undi mugore mushyashya uyu mugabo yari yashyingiwe. Baje ndetse gukora ibipapuro, bakora ibipapuro ku buryo Tiffy nta kintu n'iki na kimwe yari yemerewe gutwara, yaba ari inzu, yaba ari umutungo, yaba ari amafaranga. Ahangaha nta kintu na kimwe Tiffy yagombaga gukura ahangaha muri uyu muryango. Ahangaha rero Tiffy imyaka yose yari amaze abana n'uyu mugabo, yagarutse iwabo n'agakapu gatoya cyane k'imyenda. Nuko Tiffy akigera iwabo ababyeyi bamwakiriye nabi cyane, bamubwira nabi, bamubwira ati uje uzanye iki? Tiffy ahangaha rero yaricaye agenda karamwica cyane. Ahita yigira inama yo kuba yajya gusura kakana ka murumuna we, akeka yuko byibuze nabona aka kana biri butume ari butuze mu mutima. Yarakomanze agikomanga, agiye kubona umugabo muremure aramukinguriye. Akimukubita amaso, uyu mugabo arangije amubwira ati Tiffy, ariko abivuga atabyizeye. Tiffy ubwoba buramwica. Arangije amubwira ati Obiora, yari wa mu ex we Obiora. Nuko arangije amubwira ati ntabwo nari nzi yuko uri buze kuba uri hano. Nuko Obiora arangije araseka, aramubwira ati naje gusura mubyara wanjye, nimara kumusura ndahita nsubira hanze. Nuko ahangaha buri umwe wese yarebye undi aramwitegereza, batangira gutekereza uburyo batandukanye. Nuko Obiora arangije aramubwira ati karibu mu nzu. Aramukingurira arinjira. Nuko bakigiramo mu nzu, wa mwana Tiffy Onwa yarasinziriye. Nuko Obiora arangije aramubwira ati uyu mwana arasa na AMS, ni mwiza cyane. Tiffy muri ako kanya yahise atangira kurira. Noneho barangije bicara aho ngaho muri salo, bamera nkaho ari ubwa mbere bahuye. Nuko Tiffy arangije asobanura buri kimwe cyose Obiora. Nuko Obiora ahangaha yamuteze amatwi.
nuko Tife arangije aramubwira ati umbabarire kuri buri kimwe cyose cyabaye. Obiora yari yaramaze igihe kinini cy'ubuzima arimo akorera ahazaza he, ntabwo yigeze na rimwe ashaka. Ahangaha rero Obiora yari umusore ufite amafaranga menshi cyane, nuko nyuma y'aho ngaho rero Tife ndetse na Obiora batangiye noneho kongera bakajya bahura. Tife yakundaga kuza gusura akakana ka murumuna we. Ahangaha iyo babaga bari kumwe byabaga ari ibintu byiza cyane, byari bimeze nk'aho batigeze bashwana cyangwa se hari ikintu kibi kigize kiba hagati yabo. Nuko umugoroba umwe ubwo bari bicaye muri salo, nuko Obiora arangije abaza Tife, arangije aramubaza ati ese uribuka igiti twajyaga twicara munsi hafi y'urugo rwanyu turimo tuganira ibijyanye n'inzozi zacu? Tifa arangije araseka, arangije aramubwira ati nibyo, wahoraga umbwira yuko ushaka kuzaba dogiteri, njyewe nashaka kuba umucamanza. Nuko Obiora arangije aramwitegereza, nuko arangije aramubwira ati Tife, ukuri ibyishimo, wahuye n'ibibazo igihe kirekire, ubu noneho nicyo gihe kugira ngo ubireke bigende. Ntabwo ushobora guhindura ahahise, ariko ushobora guhitamo ikizaba ejo hazaza. Nuko Tife arangije aramwitegereza, amaso atangiye kuzengamo amarira. Nuko arangije aramubwira ati Obiora, ntabwo mbizi nimba nshobora kubishobora, narababajwe cyane ndetse nakoze amakosa menshi cyane. Nuko Obiora arangije amufata ibiganza, arangije aramubwira ati Tife, twese twarababajwe mu buryo butandukanye. Arangije aramubwira ati ariko rimwe na rimwe umwijima iyo uhuye n'urumuri uburizwamo. Nuko nyuma y'amezi makeya Tife yatangiye gukira, noneho atangira kwita kuri wa mwana wa murumuna we Ayemesi. Nuko umugoroba umwe Obiora yatumiye Tife mu rugo rwe. Icyo gihe uwo mugoroba wari ucecetse cyane. Nuko Obiora rero yari yateguye ibyo kurya bya nimugoroba, noneho ahitamo gutumira wa mukobwa Tife. Ahangaha ubwo bari gufungura barimo barebana, buri umwe wese yibuka amateka yabo banyuze mu bihe byashize. Nuko Obiora arangije afata akapokisi gatoya kari karimo impeta, arangije arapfukama aramwitegereza, atera ivi. Arangije aramubwira ati Tife, nagukunze kuva nkikubona, ibagirwa buri kimwe cyose cyabaye, rwa rukundo ntabwo rwigize rupfa. Ndabizi neza yuko tudashobora gusiba ahahise, ariko dushobora kubaka ahazaza hashyashya turi kumwe. Ese Tife, wareka nkagukunda? Ese wareka nkaba iruhande rwawe tukubakana ubuzima bw'ejo hazaza? Aka kanya Tife yatangiye gutitira intoki. Ahangaha yahise afungura kaga box, yarangije akuramo impeta. Umutima warateraga cyane mu gituza. Rero ahangaha bwa mbere mu myaka myinshi cyane Tife yiyumvise ukuntu atigeze yiyumva mu myaka yose yahise. Arangije aravuga ati yes, aramubwira ati ndabyemeye Obiora. Obiora yahise asakuza cyane, arishima cyane. Nuko Tife ndetse na Obiora bahise bongera barahuza, noneho batangira kubaka ubuzima bwabo bari kumwe. Ntabwo bise biruka ngo bahite bashyingirwa, ahubwo bitaye kubwo kugerageza gukira ibikomere bari bafite. Ababyeyi ba Tife bagumye aho ngaho bishinja, bumva bahora bishinja mu mitima yabo. Ababyeyi be bagumye aho ngaho bari kwicuza ibyo bari barakoze. Wa mugabo Chifu Edouard nawe yari yaragize krize, ibintu bye byose byari byaragiye byarahombye, nta kintu na kimwe yari yasigaranye, yari yabaye umukene. Ahangaha rero Tife we ntabwo yari akikoreye ka gahinda, ahubwo yari ari kumwe na Obiora, bari mu rukundo ndetse bishimanye. Nyuma ho rero byaze kugeraho noneho barashyingirwa. Nuko hashize amezi make ya Tife yaje gusanga atwite. Obiora yari yaramufasha, arangije amujyana kwa muganga, barangije bamwitaho. Ahangaha rero Obiora yari atwite. Aya makuru yaje nk'aho ari igitangaza. Tife ahangaha yararize cyane, ibyishimo biramurenga. Ahangaha ubwo yarafashe aka gatesite kakinda, arimo arira, ibyishimo byamurenze, avuga ati mana yanjye urakoze. Obiora nawe yarari aho ngaho
araza aramuhobera cyane yishimye cyane. Ahangaha amarira ndetse no guseka byarivanze, ibyishimo biba byinshi muri uru rugo. Nuko Obi yarangije aramubwira ati uyu mwana ni umunyamugisha Tife. Arangije aramubwira ati iyo hari urukundo inkovu zose zishobora gukira. Nuko hashize igihe gitoya Tife yahise abyara abana b'impanga babiri. Nuko imyaka yo kuba barangaha yari irangiye, ubu Tife yaraye mu byishimo. Naho umuryango wa Tife, yaba mama we ndetse na papa we, bize isomo rikomeye cyane. Bize ko batakagombye gutambamo ibitamba abana babo kugira ngo bakunde bishimise cyangwa se bakunde bashake ubutunzi. Ubuzima bwa Tife bwari bwarangijwe n'amahitamo y'ababyeyi be. Ahangaha rero ababyeyi be bari barishwe n'ikimwaro kuba barabashije no guhatiriza umwana wabo ngo ajye gukuramo inda, ndetse bakanga umusore yari yarikundiye. Iyi nkuru irigisha iki? Iyi nkuru irigisha cyane cyane ababyeyi bagombye gutanga uburenganzira ku bana babo, bakagira amahitamo mu rukundo ndetse no mu byishimo byabo. Ikindi ino nkuru irigisha yuko ibibazo ushobora gucamo byose, ubuzima buba ushobora kunyuramo bwose, uburyo ushobora gukomereka bwose, haba hakiri ibyiringiro. Ubikishije mu kwicuza ndetse no kubabarira, ushobora kongera ugakira, ukubaka ubuzima bwawe, ukongera ukagira ibyishimo. Wakoze rero kubana nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Njyewe isomo nakuyemo ni iryo ngiryo. Nawe unyandikire muri comment section isomo wakuyemo. Ndagushimira cyane nivuye ku mutima uburyo wafashe umwanya wawe ukanyumva ukantega amatwi. Ndizera ko iyi nkuru nimba wayikunze uri buyisangize bagenzi bawe, ukayisangiza buri umwe wese, ikagera muri society, ikagira ikihindura ndetse ikagira abo yigisha. Wowe mushyashya ndakwibutsa ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ubashe kujya ubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru. Ikindi cya kabiri, ntimwibagirwe gukanda like ngo mukunde iyi nkuru. Wakoze guhitamo Behind Walls Show. Nawe utaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.